Hello bantu banje mwaramutse neza nizere ko mumeze neza cyane cyane cyane. Hanyuma rero mbifurije ukwezi kwiza gutangizwa n'umuganura. Reka mbahe ikaze kuri YouTube channel yanjye, nitwa Clarisse nk'ibisanzwe. Iyi channel nabibwiye ubushize ko yahinduriwe izina, ubu tuvugana iri kuri MGTV. Niba utarakora subscribe nyarukira kuri YouTube channel yanjye hanyuma ukore subscribe. Guys, uyu munsi turavuga ku bujajwa. Ndashaka ko tuvuga ku bakobwa, ntago mishaka ariko nabyisanzemo. Ari abakobwa bamaze iyi mihanda bavugwa cyane, so nabazane rero abo bakobwa kugira ngo tubavugeho. Uwa mbere ni Keti Bashabe, akaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi ukiri mutoya kandi umukobwa mwiza cyane rwose, umukobwa w'uburanga, umukobwa w'igihagararo, umukobwa ufite isura nziza ndetse n'ingeso nziza. Kuba muzi bagize amahirwe yo guhura nawe. Uyu mukobwa rero reka mbabwire ngo ni umukobwa w'umutima, cyangwa se umukobwa abenshi badakunda gufata nka role model wabo. Yitwa Keti Bashabe, akaba ari umunyarwandakazi uri mu kigero cy'imyaka 27 kuzamura. Hanyuma rero uyu mukobwa Keti Bashabe akaba ari umukobwa wagiye avugwa ku bintu bitandukanye cyane rwose, dore ko yaje kugaragara mu mafoto ye ndetse n'amafoto y'itangazamakuru bavuga ko uyu Keti Bashabe ari umukobwa wa mbere mu Rwanda, twavuga ngo w'umukire cyane. Nyuma yaho haziye Alia Cool. Gusa Keti Bashabe ni umwe mu bakobwa babashe kuzuza inzu y'agatangaza ku myaka yabo mikeya cyane. Yubatse inzu y'agatangaza, ayubaka muri quartier y'agatangaza, hano twavuga ngo ni kwirebero. Akaba ari umukobwa rwose udahwema, akaba ari umukobwa utatinya kuvuga ko ari umukobwa witeje imbere cyane, ndetse kandi akaba ari umukobwa utavuga ngo yabikuye ahandi hane, cyane ko imirimo akora igiye izwi n'abantu bose. Uyu Keti Bashabe ni umukobwa wahimbye inzu yitwa Kabashi rero akaba ari inyubako y'imideri irimo imyenda, inkweto, amasakoshi, kandi rwose byo mu bwoko bwa mbere, navuga ngo bihenze cyane. Uyu mukobwa akaba ari umwe mu bakobwa bazanye ama jinx mu Rwanda, aho yayacuruzaga mu nyubako ye ya Kabashi. Si ibyo gusa kandi, kuko uyu mukobwa yahimbye cyangwa se yubatse company, cyangwa se navuga ngo uruganda rutegura ibikoresho by'abana byo kujyana ku ishuri, aho afite logo ye yitwa ngo Rahura. Yes, Rahura akaba ari igitekerezo cy'uyu mwana w'umukobwa. Hanyuma rero akaba ari n'umukobwa kandi ukunda gufasha cyane, ukunda kugenda ahantu henshi hatandukanye atanga support mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mukobwa rero impamvu natangiye mbabwira uwo ari we, akomoka, avuka mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kandi kugira ngo mbabwire byinshi byimbitse biri kuvugwa hano hanze aha, nuko nagombaga kubanza kubabwira ngo Keti Bashabe ninde. Who is Keti Bashabe and what is Keti Bashabe doing for living? Hanyuma ubu tuvugana tugeze ku nkuru ye y'umunsi imaze iminsi icicikana hano hanze cyane rwose. Uyu mukobwa Keti Bashabe ni umukobwa umaze iminsi itari mike avugwa muri showbiz kandi yitaweho cyane. Uyu mukobwa rero mu minsi yashize aherutse kuvugwa mu rukundo, ngira ngo aherutse kuvuga mu rukundo n'umusore wa perezida w'igihugu cya, bamwe bavuga Nigeria abandi bakavuga Ghana. Hanyuma rero uyu mukobwa, ibindi kugenda mbereka ni business ye. Uyu mukobwa yavuzwe mu minsi ishize cyane 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 bikomeye mu rukundo, arimo we ari kumwe n'umuhungu wa perezida w'igihugu cya Ghana. Hanyuma kandi akomeza avugwa cyane ko uyu musore yaba agiye kuba umukwe w'abanyarwanda. Ibyo bintu byagiye bivugwaho rumwe n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Hanyuma kandi uyu musore
bamwe mu bagiye bavuga kuri iyi nkuru bagiye bavuga ko bishimye cyane babwira Kate Bashabe ati mukobwa mwiza rongorwa nta gihombo kirimo kurongorwa n'umukobwa wa perezida n'umusore wa perezida cyane ko ari ukugenda wagura imibanire myiza hagati y'ibihugu n'ibindi. Burya iyo dushingiye umusore cyangwa se umukobwa mu gihugu gitandukanye tuba dukuriye andi maboko cyangwa se undi muryango. Undi mukobwa rero mureba kuri screen yanyu ni umukobwa w'igitangaza, umukobwa utangaje, umukobwa wakunzwe kuvugwaho ibintu byinshi bitandukanye kuva yakwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2016. Ni umwe mu bakobwa bavugishije abantu batari bakeya cyane habe na gato, dore ko yavuzwe mu bintu bitandukanye. Yagiye avugwa ko nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda yagiye agaragaza ubushobozi n'ubudahangarwa yibitsemo nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, dore ko ari umwe mu bakobwa bavuga ari kijyana muri iyi East Africa, cyane ko uyu mukobwa yagiye arengera cyangwa se ategura inama zitandukanye zivugwa ku kiremwa muntu. Hanyuma kandi usibye no kuba yaravuzweho ibyo bintu byose, uyu mukobwa ari mu bakobwa bavuzwe cyane ko bambara amakanzu cyangwa se imyenda ihenze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niwe mukobwa wa mbere numvishe wambaye bije ya miliyoni 4 ku munsi umwe. Guys, uyu mukobwa yitwa Mutesi Jolly, umukobwa w'abanyarwanda, umukobwa w'igihugu. Uyu mukobwa rero muri iyi minsi afite inkuru iri guca ibintu hano hanze. Biravuga ko umugabo we cyangwa se boyfriend we twakwita Ruguma, Ruguma no musore cyangwa se umupapa twamenye ko ari umupapa uri divorce, wamaje gutandukana n'umugore we ku buryo buri official wa mbere, ubu kandi akaba yifuza kuba umukwe wacu w'abanyarwanda. Ibintu bitavuzweho rumwe n'abandi bakavuga ati mbese wa mukobwa wacu ahantu yakuraga imyenda naha. Abantu benshi bagiye batera comment mu buryo butandukanye, gusa uyu mukobwa nta na rimwe ndabona mu buzima yacitse intege cyangwa se ngo asubire inyuma muri target y'ubuzima yihaye. Hanyuma rero reka tugaruka ku nkuru ye y'ubuzima n'urukundo rwe. Nyuma yo kuvugwaho ibintu bitandukanye, urukundo rwe na Prince Kid wari uhagarariye itsinda cyangwa se wari uhagarariye irushanwa rya Miss Rwanda, dore ko ari nawe wayiteguraga cyangwa se CEO. Nyuma rero yo kuvugwa mu rukundo n'uwo musore bikaza kurangira bivuyemo bifu ndende, aho abantu benshi banavuze ati uyu mukobwa arangije Miss Rwanda, dore ko abagiye bavuga ngo impamvu yagambane uriya musore nuko yashakaga kuyisubirana cyangwa se kuyiyobora. Ubu rero tuvugana yibereye mu munyenga w'urukundo mu musore Ruguma. Ngira ngo uyu musore muramubona, ni umusore utari muto ukuzemo gakeya ariko uzi icyo gukora. Uyu mukobwa wacu nawe rero twabizeza abatanzania bumva ikinyarwanda, I'm telling you ko uyu mukobwa rwose nimuramuka mumutsindiye nk'uko bivugwa, muraba muri abanyamahirwe cyane, kubera ko muramubonye umukobwa w'igitangaza, umukobwa utarabaho, umukobwa ufite mu bwenge, ufite mu mutwe umwe rukumbi ku isi. Twavuga ngo ni umukobwa ushoboye kandi ushobotse. Uyu mukobwa rero biravugwa ko yarangije gufatirwa irembo n'umusore bakundana, ndetse kandi abenshi bavuga ko bakoze n'ubukwe mwibanga, gusa ibyo nta makuru ahari y'ukuri hanze aha. Ikindi kandi bivugwa ko Ruguma yaje mu Rwanda guhura n'ababyeyi ba Mutesi Jolly, hanyuma kugira ngo bakomeze gupanga imishinga y'ubukwe. Guys, dufite ubukwe. Kate Bashabe na Mutesi Jolly, that's the news we have right now. So umukobwa mubona hano rero kuri screen yanyu yitwa Irafasha Sandrine cyangwa se Swala, umwite Swala la. Uyu mukobwa ni umukobwa w'igitangaza cyane, umukobwa kuva nabaho ntarabona na rimwe mu buzima yacitse intege. Umukobwa uhora ushaka gukora kandi uharanira iterambere ry'ubuzima bwite. Abantu bamuri hafi barabizi ko uyu mukobwa akunditse kandi akunda abantu. Guys, hano kandi ndabaha amafoto ye kuri uyu munsi
uyu mukobwa Swala yakoze isabukuru ye. Guys, nabwiye ko ndi kubaha amakuru yaranze kino cyumweru cyose dusoje, twavuga ngo ni cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa karindwi. Uyu mukobwa Swala akaba yarujuje imyaka ye 26, akaba ari umukobwa uri kuza rwose adusatira mu zabukuru. Guys, ni umunyarwandakazi ukiri muto cyane, umukinnyi wa filme kandi ukunzwe cyane rwose, dore ko usibye no kuba akina filme afite n'ubwiza bukurura abagabo benshi, ubwiza burangaza umuntu uwo ari we wese. Uyu mukobwa afite imiterere idakunze kuvugwaho na bamwe cyangwa se na benshi, cyane ko abenshi baba bavuga ati mwana wanjye uri mwiza, uteye neza, utarigeze ukora surgery. Abandi bakavuga ngo mwana wanjye ujye ugerageza wambare wiyambike kuko ubwo bwiza buzaguteranya n'abagabo. Uyu mukobwa usibye no kuba yambara mini cyangwa se iyo twakwita ngo ni imyenda migufi, uyu mukobwa kandi nababwira ko niyo yaba yambaye sharia, imyambaro y'abasilamu, uyu mukobwa ubwiza bwe yabugumana rwose. Reka tuvuge ngo happy birthday to Swala, dear girl. Keep blessed, keep moving forward. May God bless your hustle, and we are so proud of you, girl. Kuba uri umwe muri twe cyangwa se uri umunyarwandakazi, so ntuzigere ushidikanya cyangwa se utekereza ko tutabiha agaciro cyangwa se tutabigukundira, kuko uri umukobwa mwiza ukunditse cyane. Hanyuma kandi uyu mukobwa yakomeje no kuvugwa mu nkuru zitandukanye, aho anniversaire y'umwaka ushize ari nayo mpamvu nyamukuru yatumye tuvuga kuri anniversaire. Iyo umwaka ushize umusore bakundanaga yamuguriye imodoka nshyashya, imodoka nshyashya. Guys, amaje kugurirwa iyo modoka nshyashya nyuma yuko asohoye filme ye nshyashya muri uyu mwaka. Uyu mukobwa yakoze filme ari gusomana n'umukunzi we muri filme. Ubwo ni bya filme abazi acting na actor barabyumva cyane. Uyu mukobwa yakinnye ari gusoma uyu muhungu bakundana muri filme. Ibyo byaje kubabaza cyane umusore bakundanaga, dore ko byaje kuvamo no gutandukana kwabo. Hanyuma uyu musore mu bubwa bwinshi, cyangwa se niba ari byo koko byaba ari ububwa, guhereza umukobwa ikintu cyangwa se umukunzi wawe ikintu ukongera ukakimwaka. Guys, uyu mukobwa rero nyuma yo kwakwa imodoka ni umukobwa ukomeye kandi yakomeje gukora cyane, atarigeze yita ku byo abantu bavuga. Happy birthday Swala. Hanyuma ndavuga kandi ku bukwe bw'umuhanzi kazi ukora injyana ya gakondo mu Rwanda rwatubyaye. Uyu ni umukobwa witwa Odio, umukobwa mwiza cyane, navuga ngo utari muto ariko utanakuze cyane. Uyu mukobwa rero mu minsi yashize yaje kwigira gutya, yigendera mu muhanda, ahura n'umusore ukiri muto rwose, umusore w'igihagararo, umusore rwose w'imbavu ndende, umusore w'inseko idahagwa kureba, umusore w'amasoso aringaniye neza anyorosheje, umusore w'amano atameze nka tangawizi. Guys, for me I support love, ngewe nshyigikira urukundo aho ruva rukagera hose. Nago sinjya nita ku bantu bafobya urukundo rw'abandi. Gusa uyu mukobwa yaherutse kubwirwa n'uyu musore ko amukunda cyane. Hanyuma rero mu mvugo yoroheje kandi ituje, umukobwa nawe aravuga ngo yego nanjye ndagukunda. Hanyuma ntibyatinze base bemeranwa kubana. So urwo rwiza rero ku muhanzikazi wacu. Katugaruke ku nkuru nanone iri guca ibintu hano muri iyi mihanda we, y'umusore wa gospel w'umunyamurenge ucuranga piano abadayimoni bagahunga. Gusa kuri inshuro sinzi niba acuranga abadayimoni bagahunga, cause the news that I have now ni ibitangaza gusa nawe ubonye umukobwa uyu musore yasariye byanamuteye gusenya urugo rwe. Nawe ntekereza ko okay, uri umugabo nawe wagenda. Uyu musore yitwa
yitwa Nzungu, akaba ari kuvugwa cyane mu rukundo n'umukobwa witwa Eva cyangwa se umudamu witwa Eva uherutswe kujya muri Amerika, asanzeyo uwahoze ari umugabo we witwaga Claude inde uyu mukobwa rero nyuma yo gukora video zitandukanye yerekana iminwa ye n'ubwiza bwe buri naturel without makeup. Guys, see the beauty, I mean see the eyes, baby girl, see the eyes, oh my god. Uyu mukobwa nagatangaza si gusa, uyu mukobwa afite ubwiza buri naturel bwagiye bukurura abagabo benshi batandukanye, binamuviramo kurongorwa n'umudiaspora, umusore w'umudiaspora ukiri mutoya cyane, uretse ko kubw'amahirwe make yaje kwerekeza mu gihugu cya Amerika, aho yarasanze umugabo we nyuma yo gukora ubukwe hano mu Rwanda, akagenda asanze uwo mugabo. Hanyuma agezeyo kubw'amahirwe make ntago byaje kumuhira, byaje kuvamo intambara zitandukanye. Guys, kuri ubu ngiye nta ruhande nahagararaho, koze urugo rugira amabanga menshi cyane. Ikindi gihe ntabwo nyanshira urubanza umukobwa cyangwa se umugore mbonye usohotse mu rugo rwe ufashe umwanzuro ugiye. It's not easy ku moving on kuri relationship, especially iyo byageze muri mariage. Ubu rero ari kuvugwa mu rukundo na Nzungu.